Nk'uko mubizi umunsi ku wundi tugenda tuganira n'abantu batandukanye, uyu munsi twanyarutse tugera muri studio. Mu by'ukuri twagiye muri studio tugiye kureba umuntu witwa Aline Bintu, ariko tuhasanze Ben umeze ute? Ndameze neza rwose. Uyu munsi muri iyi minsi twese cyangwa se abantu benshi bari kwibuka kwa Boris, nawe niho tugusanze, araza kutubwira ni impamvu ukiri hano muri studio Ben. Niba ari umugani mu kinyarwanda bajya bavuga ngo ntabwo nzi ko ari umugani, akantu bavuga ngo keza karigura, siko babivuga. Ni ukuvuga ngo impamvu turi hano nyine ni ukubera harimo akantu keza, harimo akantu karyoshye, kandi umuntu wese akurikira akantu karyoshye kuruta uko wagenda ukurikira akantu kabishye. Turi hano rero kwa Boris kubera ko haryoshye. Dusanzwe uri gukora indirimbo, mwayifatanyije na Chance of course, ndagize kutubwira kuri iyi ndirimbo, ariko mbere kuza kuyitubwiraho uraza kubanza uyiririmbeho gatoya. Ibyananiye abamarayika, umwami Yesu byose yarabishoboye. Ibyananiye abamarayika, Yesu inshuti yanjye byose yarabishoboye. Ben, indirimbo yanditse ryari? Iyo ndirimbo imaze nk'amezi 4. Natekereje ikintu cyatumye umugabo yicara ararira. Mwari mubona amarira y'umugabo burya kugira ngo uyabone biba bikomeye, ariko Yohana yageze ahantu aricara ararira. Noneho nanjye ndasoma mu byahishuwe nibaza ikintu cyatumye umuntu w'umugabo yicara akarira, ariko nza kunezezwa n'ukuntu amarira ya Yohana yabonye igisubizo. Ni nako iyo ndirimbo itangira. Nasaga n'umuntu urimo kubwira Yohana mwihanganisha ngo rekera kurira, tuza, amarira yawe hari uwayabonye, agahinda kawe hari uwakabonye, kandi yaguhaye igisubizo. Uwo niwe Yesu navugaga. Hanyuma Ben, iyi ndirimbo izagaragara kuri album yanyu ya kangahe? Ni album yacu ya mbere kubera ko ubu ngubu ni nkaho nta album twari twakalanshinze. Tuyitegereze ryari? Iyi ndirimbo y'ubwayo ishobora kuba idasigaje ukwezi kuba yamaze kugera hanze, kuko urabona usanzwe turimo tuyikora, twarimo dushyiramo amajwi, twashyizemo amajwi, twararirimbye amajwi yose. Ubu ngubu twarimo dushyiramo umuziki tugerageza kuyubaka. Ubu ngubu hasigaye akantu gatoya cyane ku buryo nko mu byumweru 2 indirimbo iraba yabashije kuboneka. Hanyuma ndagize kudusharingaho gatoya cyane Ben, kugira yandike indirimbo bigenda gute? Mu by'ukuri ama inspiration aturuka ahantu henshi. Rimwe na rimwe iyo nicaye swata nsoma Bibiliya nitangira inspiration nkandika indirimbo, cyangwa iyo ndi no mu materaniro umuntu arimo kubwiriza, cyangwa se Aline Bintu arimo kuririmba, ngahita ngira inspiration nkandika indirimbo. Nuko nkuko bigenda, nta turuka ahantu habiri. Swata ndi mu rusengero umuntu yavuga ikintu nkumva nkozweho, ngahita ngira inspiration, cyangwa se ngiye nyine nkicara ndimo gusoma igitabo cyangwa ndetse na Bibiliya cyane, ngahita ngira inspiration bigatuma nandika indirimbo. Hanyuma iyi ndirimbo murayikoze, ije nyuma y'iyindi muherutse gukora, ariko ndagize kuturimbiraho gatoya kuyo muherutse gushira hanze, hanyuma iminota yacu iri kugenda irangira. Urakoze cyane. Ugushikamije umutima azaba amahoro masa, ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utajya uhinduka. Hanyuma Ben, tugana ku musozo, murateganya nko gukora igitaramo ryari, cyangwa se mufite izihe projet muri uyu mwaka? Hari ibitaramo 2 ndimo gutekereza, kandi kimwe cyo natangiye no kugitegura mu buryo bw'ibanga, ariko ntabwo ndashyira imyiteguro yacu hanze. Cyo nzakora kuri Christmas, nzagikora Christmas, nacyise ngo ni Christmas praise, kuzana praise y'impano. No kuvuga ngo tuzaba tuzanye impano ya Christmas, tuje gushimira Christmas kubera ko nicyo cyabaye igikorwa cya mbere, cy'umurimo wa Yesu wo gucungura. No kuvuga kugira ngo agere ku musaraba habanje Christmas, none biza kugera igihe biragenda bigera no ku musaraba.
ariko tuzaba twizihiza Christmas niko turimo kubitegura ibyo, ariko hari ikindi gitaramo ndimo gutegura umwaka utaha mu kwa munani, ari nabwo ngira ngo nzalauncinga album yanjye. Katugushimira bwana. Ni ukuri urakoze cyane, happy Imana iguhe umugisha.